Nyagasani yakoze ibitangaza, none turishimye. Igihe Uhoraho agaruye i Siyoni abari bajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi, ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Nyagasani yakoze ibitangaza, none turishimye. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi ubibana amarira, asarura n'ibyishimo. Uko agiye agenda arira, yitwaje ikibibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye, yikoreye imiba y'umusaruro. Nyagasani yakoze ibitangaza, none turishimye.